Iyi ni Tae-ngo. Imbere harimo Kim Jong-un, perezida wa Korea ya ruguru, umwe mu bagabo batinyitse cyane kuri iyi si ya rurema. Ubundi ubusanzwe ni umwe mu baperezida tuzi batajya bapfa kuva mu gihugu cye ngo bagiye gusura ikindi gihugu. Ariko iyo avuye mu gihugu cye agiye nko mu kindi gihugu, akoresha gari ya muka cyangwa se gari ya moshi, ari imukura mu gihugu cye ikamugeza ahandi hantu agiye kuba yasura. Iyi gari ya moshi bamwe bayita ko ari ofisi ye yigendera, dore ko iyo ayihagurukiyemo aba ameze nk'aho n'ubundi akiri mu nzu ye. Ubu tuvugana uyu muperezida akaba avuye Pyongyang, umurwa mukuru wa Korea ya ruguru, akaba yerekeje mu Burusiya aho agiye kuba yahura n'undi muperezida Vladimir Putin. Uru rugendo ruraza gutwara iminsi 2, dore ko uru rugendo ruraza kuba rugizwe na kilometero 1000, kandi uru rugendo rwose ruraza kuba ari urwo ku butaka. Gusa nubwo turimo gukora uru rugendo rungana gutya, mwibuke neza ko Kim Jong-un afite abanzi benshi imbere ye bamutegereje, kandi bose bifuza kuba bamwica, abandi bakamugira nabi mu buryo buhambaye cyane. Ahangaha niho tugiye kurebera hamwe ukuntu iyi Tae-ngo ye cyangwa se iyi train, mu yandi magambo ariyo gari ya muka, ukuntu ishobora kuba yamurinda mu gihe ahuye n'abanzi nk'abo ngabo bamutegereje mu nzira, ukuntu ashobora kuba yakirinda aba banzi bose ntagire n'umwe ugira icyo amutwara akabacika amahoro. Ndabizi ushobora kuba uri kureba iyi video ariko harabuze kampani yizewe cyangwa se ahantu hizewe wakura abantu bakunogereza umurimo nk'uko ubyifuza. Aha ndavuga gutera amarangi, kuba bagukorera electricity yo mu nzu, bakagukorera intebe n'izindi design zigiye zitandukanye, turavugamo nk'amatablo. Aba ni abandi ni Omar Group. Ubakeneye wabahamagara kuri izo nimero uri kubona aho hasi kuri screen yawe, dore ko ibarangaje imbere ni ukubona inzu yawe ikeye uri kwitahamo n'umuryango wawe. Iyi Tae-ngo irimo kugenda iherekejwe n'izindi train ebyiri cyangwa se izindi gari ya muka ebyiri ziri inyuma, imwe iri imbere n'indi iri inyuma yayo. Iyi Tae-ngo yo ikaba irimo hagati. Iyi gari ya muka y'imbere ishinzwe kuba yareba ibisasu babashije kuba batega mu nzira, haba hari ibimaze igihe kinini cyane babiteguye cyangwa se ibindi bamuteze mu kanya gatoya cyane ubwo yari agiye guhaguruka. Ibyo byose iyi gari ya muka y'imbere niyo ibishinzwe, nta yindi ibishinzwe. Ikaba yagenzura ambushi ishobora kuba yaterwa kuri izi gari ya muka uko ari 3, zishobora nazo kuba zaturuka ku ruhande. Iyi ngiyi niyo ibishinzwe nabyo. Iyindi y'inyuma nayo ikaba itwaye abarinzi bakomeye cyane bo mu rwego rwa Special Forces, bashinzwe kuba barinda uyu Kim Jong-un mu gihe arimo gutembera cyangwa se arimo kuva mu gihugu cye yerekeza mu kindi. Ikindi, iyi gari ya muka y'inyuma ikaba itwaye ibitwaro bya kirimbuzi cyangwa se intwaro z'intambara, yewe zirwana aho bishoboka hose mu gihe icyo ari cyo cyose. Muri iyi konva ya perezida hari n'indege yewe ya helicopter, nayo ishinzwe kuba yagenda ireberera iyi gari ya muka ahantu hose irimo kuba yanyura, mu gihe barimo kwirinda cyangwa se mu gihe barimo kuba barwanya ku bitero ibyo ari byo byose byagabwa kuri iyi konva ya perezida Kim Jong-un. Iyi ndege akaba ariyo ndege yonyine imuherekeza mu gihe akiri ku butaka bwa Korea yose cyangwa se Korea ya ruguru cyane cyane. Ikindi, hakaba hari n'indi ndege ishinzwe gutwara imizigo, nayo iri mu kirere kure cyane, aho ibiherekeje iyi gari ya muka ari ibitwaye ibikoresho Kim Jong-un byose azakenera mu gihe yageze muri icyo gihugu agiye kuba yasura. Iyi Tae-ngo ikaba ifite amadirishya ashinzwe kuba yarinda buri gisasu icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyayitebwaho, aribyo bamwe twita bulletproof cyangwa se antibare. Aya madirishya nta sasu iryo ari ryo ryose ryo mu bwoko ubwo aribwo bwose rishobora kuba ryarimenera ngo ryinjiremo mu gihe akiri kuri iyi gari ya muka. Ikindi, inkuta zigize iyi gari ya muka cyangwa se iyi train zikaba ari zimwe mu nkuta zishinzwe kuba zarinda buri giturika icyo ari cyo cyose kuba cyakangiza iyi gari ya muka mu gihe irimo kugenda, akagira nk'igisasu icyo ari cyo cyose giturikira ku ruhande, ntabwo gishobora kuba cyakanga iyi gari ya muka, dore ko kiraturika bikamera nk'aho n'ubundi ari uducanga unaze ku gikuta, nta kintu iyi train yaba. Kandi iyi train itwaye Kim Jong-un ku gace kayo k'inyuma gatoya kakaba gatwaye bimwe mu bikoresho bishinzwe kuba byahagarika buri gisasu icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyaterwa kuri iyi train. Mu gihe ubashije kuba wakoherezaho nk'igisasu icyo ari cyo cyose,
babasha guhita bakoresha izi ntwaro zikabasha kuba zayobya icyo gisasu cyangwa se zikagihagarika, cyane cyane misile zishobora kuba zaterwa kuri iyi gari ya moka ziturutse mu kirere. Izi ntwaro zihita zihagarika mu kanya nk'ako guhumbya. Ikindi, iyi gari ya moka ikaba itwaye amatanki y'ibisasu bya kirimbuzi, ikaba itwaye za mashini gani mu gihe hatebweho ibitero. Abasirikari bari mwanga bakaba bazikoresha nazo birwanaho kugeza ubwo Perezida Kim Jong Un ahavuye amaramasa, ahavuye amahoro. Ikindi, iyi gari ya moka ikaba ifite helikopteri Perezida Kim Jong Un ashobora kuba yakoresha mu gihe arimo kuba yacika cyangwa se mu gihe urugamba rwananiranye, akaba yayikoresha nabwo akongera agahita acika, akabavamo amaramasa, akahava nk'aho nta cyabaye. Ibi byose ni ibituma iyi gari ya moka ya Kim Jong Un ibasha kuba yaba gari ya moka ya mbere muri iyi si y'abazima irinzwe kandi ikomeye. Iyi triangle ya Kim Jong Un ikaba ari gari ya moshi igenda kilometero 60 ku isaha. Rimwe na rimwe ikaba yagenda gake cyane kurutaho kuri uyu muvuduko bitewe n'ukuntu iyi mihanda ya gari ya moshi imeze muri iki gihugu cya Korea ya ruguru. Ikindi ushobora kumenya kuri iyi gari ya moshi ya Kim Jong Un, buri sitasiyo iyo ari yo yose ya gari ya moshi inyuzeho, umuriro uhita muri ako kanya, ukongera kugaruka ari uko iyi convoy yose yarenze yageze kure cyane. Kandi si kuri iyo gari ya moka station gusa, ahubwo buri kinyabiziga icyo ari cyo cyose cyangwa se buri gikoresho icyo ari cyo cyose gikoreshwa umuriro w'amashanyarazi, iyo iyi gari ya moka ihageze cyita kibura connection, ubundi kikahita kizima. Hakaba hari gari ya moka station cyangwa se ahantu iyi gari ya moka ishobora kuba yahagurukira harenga 20 muri iki gihugu cya Korea ya ruguru, ariyo yonyine ibashije kuba yahagurukira, nta yindi gari ya moka yindi yahagera. Nanone iyi gari ya moka ya Kim Jong Un iramutse igenze gakeya cyangwa se mu gihe irimo kugenda gakeya, ishobora kumara umwanya munini cyane muri iyi mihanda, ariko ishobora gufatamo iminsi itari mike cyane, ishobora no kurenga icyumweru mu rugendo rumwe gusa rwo kugira ngo abashe kuba yahura n'uyu Putin, perezida wa Burusiya. Imbere muri iyi gari ya moka harimo buri kimwe cyose akeneye kugira ngo abashe kuba yakomeza kuyobora igihugu cya Korea ya ruguru, kandi yibereye hano muri iyi gari ya moka. N'ubundi harimo buri kimwe cyose nka ofisi ye, televiziyo, amatelefone atandukanye, ubwo twavugamo nk'amatelefone ya satelite, ayandi menshi n'amamashini yewe. Hakaba harimo n'ikarita y'Ubushinwa bwa kera ukuntu bwari bumeze. Iyo ngiyo akaba ariyo foto yonyine imanitse muri iyi gari ya moka ya Kim Jong Un, ahantu abasha kuba yahurira n'abandi bantu. Imbere muri iyi triangle ya Kim Jong Un hakaba harimo intebe nziza cyane, ibikuta by'umweru. Ahangaha akaba ariho habasha kuba yakakirira abashyitsi babashe kuba bamusura. Nk'uko nababwiye, iyo ahagurukiye muri iyi triangle cyangwa se muri iyi train ye, aba ameze n'ubundi nk'uri mu rugo iwe cyangwa se muri ofisi ye. Ikindi kandi muri iyi train ye hakaba harimo restaurant nziza cyane yo ku rwego rwo hejuru, dore ko ushobora kuyiha 5 stars restaurant. Muri iyi restaurant ibarizwa muri iyi train ya Kim Jong Un, ikaba ifitemo igikoni cy'Abanyakoreya, Abarusiya, icy'Abashinwa, Abayapani ndetse n'icy'Abafaransa. Ibi ngibi akaba ari ibikoni bibasha kuba byateka neza nk'aho izo ndyo ari izo muri icyo gihugu runaka. Ikindi muri iyi gari ya moka ye agenda harimo abaririmbyi bagenda bamuririmbira mu rugendo arimo kuba yagira ava hano mu gihugu cye yerekeza mu kindi gihugu, kugira ngo abashe kuba yatekana yumva amerewe neza. Iyo agisohoka muri iyi gari ya moka ye, muri iyi train kandi harimo imodoka ebyiri za Mercedes Benz zishinzwe kuba nazo zamutwara mu gihe asohotse muri iyi gari ya moka. Iyi gari ya moka ikaba ifite amateka manini cyane mu muryango wa Kim, cyane cyane ubu ngubu akaba ari ubwami bwa Kumsan. Ahangaha akaba ariho bashyinguye Kim Il-sung n'aho bashyinguye Kim Jong Il. Nanone ku ruhande rw'iburyo urahabona ifoto ya Kim Jong Il ahagaze iruhande rw'iyi gari ya moka n'ubundi Kim Jong Un agendamo, bikwereka ko cyane rwose iyi gari ya moka ariyo iwabo bahoze bakoresha n'ubundi. Ku rundi ruhande urahabona ikarita iriho utuntu tw'umweru twinshi cyane tugenda twerekana ahantu iyi gari ya moka hose yabashije kuba yagenda inyura cyangwa se yabashije kuba yakoramo ingendo. Kubaka iyi gari ya moka cyari igitekerezo cya Kim Jong Il, aho yashaka kuzajya agenda mu mahoro atekanye n'ubundi ameze nk'aho akiri muri ofisi ye cyangwa se akiri mu rugo iwe. Iki cyose ni igitekerezo cya nyakwigendera Kim Jong Il. Mu 2001
aho uyu Kim Jong-il yafashe urugendo rwe rwa mbere. Uru rugendo rukaba rwaramaze hafi ukwezi kose ari muri iyi gari ya moka n'ubundi, aho yari agiye i Moscow. Urugendo rukaba rwaramutwaye nibura kilometero 20,000 byose hamwe kugira ngo abashe kuba yagera yavuye hano Pyongyang. Umwe mu bayobozi b'Uburusiya bakaba bari bamuherekeje n'ubundi muri rugendo yari arimo gukora. Uyu muyobozi akaba yitwa Pokowski, akaba no yari amuherekeje. Nyuma y'uru rugendo yagiranye na Kim Jong-il, akaba nyuma yaraje kwandika igitabo aho yavugaga urugendo rwe ari kumwe na Kim Jong-il muri gari ya moka. Nyuma y'uko hari hamaze iminsi hari kuvuga amakimbirane hagati y'Korea ya ruguru n'Uburusiya. Mu 2004 gari ya moshi ya Kim Jong-il ikaba yaranyuze kuri Yangchang Station. Iyo ngiyo akaba ari sitasiyo ya gari ya moka iri ku mupaka w'Ubushinwa, ariko ikimara kuhanyura hanyuzemo isaha imwe gusa uwo mupaka wose uhita uturi kujya hasi. N'iyo sitasiyo yose ya gari ya moka yose iraturika. Abantu bibaza ibyo ari byo birabacanga. Iri turika ry'iyi sitasiyo ya gari ya moshi rikaba ryaratwaye abantu barenga 160, bose bakaba barahasize ubuzima, abandi 1,300 bose barakomereka. Urumva ko ari iturika ryari rihambaye cyane. Aba bantu bose bakaba barashakaga kwica Perezida Kim Jong-il wari uri ku butegetsi bwa Korea ya ruguru. Nubwo bavuga ko iri turika ry'iyi gari ya moka station ishobora kuba ryaratewe nibura n'indi gari ya moshi yari itwaye amavuta ya essence, ikaba yaranyuzeho hari insinga z'amashanyarazi nazo ziri hejuru zikata zikomana n'iyo gari ya moka station, ubundi hakaba hiturika. Gusa ntabwo ibinyamakuru byinshi byo muri Korea y'Epfo bibyemeza gutyo cyangwa se na Korea ya ruguru. Bose bavuga ko ahubwo iri turika ryari rigamije kuba bakiciye umuperezida Kim Jong-il, dore ko hagiye hagaragara amavideo y'abantu bari bamaze iminsi bazenguruka kuri iki kibuga cyangwa se kuri iyi gari ya moka station bameze nk'ari ba maneko bari kugenzura iki kibuga. Aya masura akaba yaragiye afatwa na za kamera hirya no hino kuri gari ya moka station. Mu kanya nk'ako guhumbya bakimara kumva iturika ry'iyo gari ya moshi iturikiye inyuma y'aho bari bavuye, umutekano w'iyi gari ya moshi yahise utangira gukazwa, utangira gutwarwa mu buryo butari busanzwe, dore ko no mu 2009 umwe mu bafotografe b'Abarusiya bakaba baratawe muri yombi kubera kuba barafotoye iyi gari ya moshi irimo kuba yagenda. Aho iyi gari ya moshi yari igiye kuba yahura n'undi mu perezida Dmitry Medvedev. Usibye ko iyi gari ya moka nyuma yakomeje kugenda yongerwamo ibindi bintu, iyi gari ya moshi niyo ya mbere muri isi y'abazima ifite umutekano uhambaye kurusha izindi zose, dore ko bayigereranya na Air Force One ya Perezida wunze ubumwe za Amerika. Iyi ngiyi akaba ari cyo kinyabiziga kindi kirinzwe cyane nyuma y'iyo ndege ya Perezida wunze ubumwe za Amerika cyangwa se convoy ye iyo tuzi nka Beast. Nk'uko mubizi n'ubundi iki gihugu cya Korea ya ruguru akaba ari kimwe mu bihugu muri isi ya rurema umuntu wese uri hanze yacyo atajya abasha kuba yamenya amakuru y'ibiberamo imbere, kereka amakuru nibura bo ubwabo babashe kuba batangaza, ariko mu gihe batayatangaje nta kindi kintu wamenya. Ni nako amabanga y'iyi gari ya moka n'ubundi nayo amenshi tuba dufite nayo baba baragiye batangaza mu binyamakuru bigiye bitandukanye bitewe n'ukuntu yagiye itabara ba nyirayo mu bihe bigiye bitandukanye. Yajya mbibutse ko ingi yari Usaku Media, ikiganiro cyaterwaga inkunga na Omar Group. Njyo bagezaho ikiganiro nitwa Abdati. Ndabizi ushobora kuba uri kureba iyi video ariko harabuze kampani yizewe cyangwa se ahantu hizewe wakura abantu bakunogereza umurimo nk'uko ubyifuza. Aha ndavuga gutera amarangi, kuba bagukorera electricity yo mu nzu, bakagukorera intebe n'izindi design zigiye zitandukanye, turavugamo nk'amatablo. Aba n'abandi ni Omar Group. Ubakeneye wabahamagara kuri izo nimero uri kubona aho hasi kuri screen yawe, dore ko ibarangaje imbere no kubona inzu yawe ikeye uri kwitahamo n'umuryango wawe.